Abakunzi ba Mupenzi TV mbaye ikaze aho muherereye hose mwumve ko iyi ari televiziyo yanyu. Ikiganiro cy'uyu munsi ni gute wakunda umubiri wawe nk'umugore. Ntegura iki kiganiro nashakaga mu by'ukuri kukugezaho ukuntu wagaragaza urumuri rwawe rukurimo, urumuri rukurimo utaruzi. Kurikira video neza uyirangize neza kuko ngiye kukumenyesha ibintu bitatu wakora uhereye none bikagufasha kwemera umubiri wawe cyangwa se kwiyakira uko uri, bikagufasha gukunda umubiri wawe cyane. Ariko mbere icyo ugomba kumenya wowe umugore cyangwa se umugabo ni uko umubiri wawe wacu ari igikoresho kidufasha kubaho tumeze nk'abantu. Ntabwo ari ururabo rutagira ubusembwa runaka, niwo udufasha kugenda kuva aha ngaha tujya aha ngaha mu buzima bw'imibereho ya muntu. Ibintu rero bitatu wakora kugira ngo bigufashe gukunda umubiri wawe cyane. Icya mbere ni ukwita ku mubiri wawe. Nk'uko nabikubwiraga, umubiri wawe ni igikoresho, umubiri wawe ni nk'indege igufasha mu rugendo uva aha ujya hariya, mu rugendo rurimo ari rwo buzima. Niba utitaye kuri iyo ndege, wiha akanya ko kuruhuka, wishyiremo benzine z'ubwoko bwiza, uyitunganye, uyiteho, uyitunganye ibitagendaho neza byose, iyo ndege izagukoresha impanuka cyangwa se igeze aho yange kugenda. Wowe nanjye ntidushaka ko umubiri wacu wamera nk'iyo ndege itakigenda. Abantu benshi usanga bavuga ngo mbese abo usanga bavuga ngo ntabwo bumva ko bameze neza mu mubiri, ntibaba bita ku mubiri wabo uko bikwiye. Ugomba kubyitondera ukamenya ibyo urya, mbese uraruhuka. Aho ntufata ibiyobyabwenge, nturyama, uranywa cyane. Mbese uri wa muntu wirirwa yicaye imbere ya televiziyo, ntujya ukora siporo, wirirwa uryamye se? Niba ari byo, nturimo kwita ku mubiri wawe. Ntukunda umubiri wawe mu by'ukuri kuko ntabwo wiyitaho. Inama nakugira isumba izindi ni ugutangira none ukita ku mubiri wawe, ukawitaho rwose uko bishoboka byose. Nkanjye nubwo nkora siporo buri munsi, ariko mfata amasaha yo ku cyumweru nimugoroba nkita ku mubiri wanjye, nkawukorera massage, nkarambura ingingo zanjye zose, nkatunganya inzara, mbese kugira ngo numve merewe neza, kugira ngo numve nduhutse. Nawe ugomba kujya ubikora gutyo rero. Numbwira ngo nta mwanya, uvuze ngo nta mwanya ubona, si byo. Ugomba kwisuzuma ukibaza ibyihutirwa muri wowe, kuko niba utitaye ku ndege bizagukoresha impanuka, bizagukoresha abagenzi bose impanuka. Ni ukuvuga abantu bose bari mu buzima bwawe. Rero tangira none wite ku mubiri wawe, umenya amasaha ugomba kuryama, buri joro ukamenya amasaha ugomba kuryama, ukora siporo, urya indyo yuzuye, uruhuka neza n'ibindi. Icya kabiri wakora kugira ngo ukunde umubiri wawe, iki cyo ni kimwe mu byo nkunda cyane, kuko buri joro mbere yo kuryama nisiga amavuta ya coco, l'huile de coco, ariko yayandi ari original. Wenda wowe ushobora kuwukoresha vaseline cyangwa se ukoresha ibindi bikotori ukunda, ariko njyewe iyo ndimo kwisiga ayo mavuta nkora akamassage, bimfasha kurushaho gukunda umubiri wanjye wose, kuko bimfasha kumenya no kuzirikana akamaro ka buri gice kigize umubiri wanjye. Icya gatatu rero ari nacyo cya nyuma cyagufasha kurushaho gukunda umubiri wawe, ni ikintu cyoroheje ariko byumve ni ingenzi cyane. Gukunda kwambara ubusa. Byumvise uraseka yego, mu Kinyarwanda bavuga kwambara ubusa buri. Niba wumva utajya wambara ubusa na rimwe, tangire none ugerageze ujye wambara ubusa, uryame wambaye ubusa. Niba nta wundi muntu uri aho hafi, utembere mu nzu wambaye ubusa buri.
niba se uri kumwe n'umugabo wawe mwenyine mu nzu, nta mukozi uri hafi aho, nta bana bari hafi aho, wagenda utembera mu nzu wambaye ubusa. Impamvu ikomeye y'ibi bintu byo kugenda wambaye ubusa ni uko akenshi burya ntidukunda umubiri wacu kuko tutawuzi. Hari abagore benshi usanga batiyumvisha ukuntu batembera mu nzu bambaye ubusa, ngo mana yanjye, ngo mbese ukumva ari ikintu cyoteye isoni cyane, ukumva ngo ni gute natembera mu nzu nambaye ubusa, bakumva gutembera mu nzu wambaye ubusa ari amahano, mbese bakumva baba bakoze ishyano, bakumva baba baciye nk'amabere. Mu by'ukuri kwambara ubusa ni ingenzi cyane cyane, kuko uko urushaho kwambara ubusa niko ugenda ukunda umubiri wawe, niko ugenda ubona umubiri wawe, uko urushaho kugenda uwubona wambaye ubusa niko urushaho kuwukunda, ukiyakira, mbese ukemera uko uteye. Hari abadamu benshi urebe, urebe nk'ubu hari abadamu benshi batarafata umwanya na mutoya ngo barebe hagati y'amaguru yabo. Hari igitabo nasomye kivuga ku gitsina cy'umugore, iyo usomye icyo gitabo ubona hari ibintu byinshi 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 utari wiyiziho. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kugisoma ukamenya mu by'ukuri uko uteye, ukimenya ubwawe, ukimenya. Niba rero utamenyereye kwambara ubusa, rwose ni byiza cyane kubitangira, kuko niba utabimenyereye ushobora gutangira kuryama wambaye ubusa, ugenda ubimenyera buhoro buhoro. Ndabizi wabisetse cyane, ariko ni ingenzi cyane. Uba ugomba kugira umwanya runaka ukambara ubusa, umubiri wawe ukawumenya, ukimenya umubiri wawe wose. Ngaha rero ni ahangaha nshoreje ikiganiro cy'uyu munsi, aho nakubwiraga akamaro ko kwambara ubusa, ibintu byagufasha gukunda umubiri wawe cyane, kwikunda cyane. Maze niba wakunze ikiganiro ndagusaba ngo ugisharinge, ukigeze ku bandi benshi, kandi uduhe like, kandi nawe ntiwibagirwe kutubwira ukuntu ubigenza kugira ngo wite ku mubiri wawe, kugira ngo ukunde umubiri wawe nk'umugore. Kandi niba wumva hari n'ibindi tutavuze ahangaha, wibuke ubidusharinge, cyane cyane ndizera ko ugiye gutangira uyu munsi ukita ku mubiri wawe. Ngaha rero yari Mupenzi Dozi kuri Mupenzi TV. Nawe bye.